wabikoze we turanezerewe turanezerewe Cameraman ntago nsubiramo iwanjye amena iryo jambo ryamfashaga ubu rero tugiye gukora umuhango wo kubatiza niwe mu mwanya tugezeho uyu mwene data tugiye kumubatiza kuko yemeye guca bugufi agakurikira inzira ya Kristo apane nawe azukane nawe Ebintu nibyiza iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kano kanya kugira ngo tujye tubana gatano kuri gatano Sado na Manzi nk'ibisanzwe mu byukuri tubana ahantu hagiye hatandukanye mu mikoki mu bibaya mu mashyamba mu midugudu mu makaritsiye hose turabana tuba turi kumwe ariko ni ngombwa kubera ko bambashakira amakuru hirya no hino ndagusuje rero wowe uri muri Amerika Australia Canada no mu Burayi hose abari hano muri Afrika cyane cyane mu bihugu by'ababanyi cyangwa se by'abaturanyi ubwo ni Uganda Burundi Tanzania Congo ndetse ubwo ibindi ni bihe ndabyibagiwe ariko abantu mwese muri diaspora mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje kandi Imana ikomeze ibaduhere umugisha by'umwihariko nsuhuje cyane uwakoze subscribe ndamusuhuje Imana muhereze umugisha cyane kuko mudahari nanjye sinaba mpari ku bwanyu muhari ku bwanjye muri kumbana rero mu mashyamba murambona mu mazi ngira ngo mu bishanga mu bintu mubone inyuma yanjye cameraman abereke ariko numvishe inkuru yuko mbere yuko mbabwire inkuru numvishe ubushize Matsiko muramuzi Matsiko yaje hano kwitangazamakuru ararira aratakamba asaba imbabazi agira gute avuga indwara yabonye mu byo yari yarinjiyemo akaba ariyo mpamvu yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange aba diaspora muri rusange ndetse n'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB abasaba imbabazi mwese murazimuhereza rero kano kanya numvishe inkuru yuko ari kubatizwa ariko uko biri kose nibyo ni ibyanyabyo ubanza iyo nkuru ari inkuru mpamo kubera ko nageze aho biri kubera masanga abaturage turavugana barakomeza barandangira niyo mpamvu mpageze uko biri kose hari imbere bari kuririmba bagiye kumanukamo ntago mejwe rero mu byo cameraman ugira hari hepfo ari kubatizwa twiruka tujye kubireba tuce hano so kaduce hano ni ageze kuno mwana tujye aswenge apfuye none cameraman watebutse mwana tebuka wati agaswenge ntago uri kugenda tebuka batatse mwana data tebuka mwana ntago byoroshye wabikoze we turanezerewe
byiza wabikoze we turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe none byiza none byiza none byiza none byiza none byiza none byiza Yesu wabikoze we turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe iyo turanezerewe iyo turanezerewe ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe iyo turanezerewe Yesu wabikoze we turanezerewe turanezerewe haleluya reka mbabwire ijambo ry'Imana mbasangize riri kumfasha muri iyi minsi namwe siko bya bintu biri seriye Imana riri ibice 14 umurongo wa mbere ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hariyo amazu menshi iyaba adahari mba mbibabwiye kuko ngiye kubategurira ahanyu kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye amena iryo jambo ryamfashaga ubu rero tugiye gukora umuhango wo kubatiza niwe mu mwanya tugezeho uyu mwene data tugiye kumubatiza kuko yemeye guca bugufi agakurikira inzira ya Kristo apane nawe azukane nawe Imana ishimwe kuko uyu muhango turangije mwene data ageze ikirenge mu cya Kristo biravuga ngo apfanye na Kristo azukanye nawe ubwo yihane kuko igihe cy'umwami gisohoye azahabwa ubwami bw'Imana haleluya Imana yo mwijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ku bwa mwene data ubatijwe muri Yorodani mu mazi menshi kamerama wakwerekanye na bari abantu ba ruguru bose babashaga nka data batuwe rwose n'umwami wacu Yesu twogejwe n'amaraso yewe kugira ngo dukizwe imbabazi z'umwuka wera nizo zidutunganya twe twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu ubwo Yesu yinjiraga muri twe none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye nigitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu nigitangaza njyewe umunyabyaha nahawe agakiza haleluya reba tugeze ku mwanya wo kubatiza mwene data ndashaka kugira ngo ambwire amazina ye wanyita Hibuka Imana Claude reka dusenge kugira ngo winjire mu mubatizo Uwiteka Nyiringabo turagushimiye mushimiye imirimo n'ibitangaza mushimiye yuko waje mu isi ugatoranya ubwoko bwawe iyi ntama yawe Kristo darigiye kubatizwa mu mazi menshi kandi Yohana yaravuze ngo ndababatirisha amazi ariko hazaza Kristo uzabatirisha umuriro ari we mwuka wera none Uwiteka Nyiringabo ngiye gusoza nk'ibyo wansezeranyije ngiye kumubatiza ariko wowe uzamubatirisha umwuka ndetse n'ubugingo mu izina ryawe ryera Yesu urakoze amen atuze funga gama kamerama ntago nsubiramo kwino hano azanjye nahamagariwe ngizi ndazibatije ubundi zikomeza agakiza kugira ngo zizabashe guhabwa
ubugingo. Ibyo mbikoreye hano muri Yorodani, ubundi Imana yo mu ijuru izabasohoze ntibazasubira inyuma. Amena. Matse uraho neza? Muraho neza. Njye uranzi ndi manzi. Yego urakoze cyane. Twahageze. Yego. Uri wabiduhisha ariko uko biri kose twakomeza twakomeje kubaririza amakuru twayanga. Ase ubu ninde wabazanye hano koko? Ndagira ngo nsobanurire neza. Oya nyine iki gitekerezo wakigize gute? Igitekerezo urebana nasabye imbabazi abanyarwanda n'igihugu cyambyaye na RIB barambabarira. Mukumbabarira ndavuga ati nzaguma ndi matsiko ariko nkabatizwa nkava mu butinganyi kuko nta kiza kirimo. Byarambabaje kuba narakwema indwara ya virusi itera sida, biriya bintu byanteye agahinda kuba ndi kuri ya miti ntabwo mbyishimiye nanjye. Mpamvu navuze ati njyewe abanyarwanda batazagenda babeshya cya gihugu cyambyaye, reka ngire utenge kwatizwa wenda ndabibahisha nk'abanyamakuru, ariko kubera nyine Imana kwa mwagize nabyo ndabishimira Imana. Birimo Imana nibivuze biramera. Ntabwo twari kubura kubimenya. Yego ariko ndashima Imana, amazi yari meza, amazi yararyoshye. Batizwanye n'abandi rero benshi. N'abandi benshi. Muraho? Turaho neza. Nawe tukubonye mu mwanya. Nanjye nabatijwe. Uwo byumva gute? Byari bimeze neza. Wari umaze igihe kingana gute utekereza ibyo gukizwa kaza ukagarukira Imana muri make? Yego ko harashe nk'imyaka nka 15 nari naramenya agakiza. Ariko ubu namenya agakiza nagiye muri Yesu. Muri Yesu. Bagukomeza utagwa. Matsi, umuryango wawe se uwuhe ngo nganire nabo? Mama wanjye n'uyu ngo twegeranye. Ni mama cyane. Tudasa. Ni mama wanjye. Niyo mpamvu najya ngo n'umubyanyi. Nanjye nemeye nkuramo inkweto n'amasogisi njya mu mazi. Mama muraho? Twari turaho. Yego. Byanze ariko bitwanga mu nda, abanyamakuru tuba tugomba kuhagera. Yego. Umwana wawe yabatijwe? Yabatijwe. Mubyakiriye mute? Twabyakiriye neza cyane. Hanyuma iyo bamaze kubatizwa ngo hari ibyo mutegura, ikirori, imyenda mukamwambika, dore imbehe bamereye nabi bambaye ibitenge, mwabiteguye mute? Ubwo twabitegwa turajya mu rugo nyine tugende yambare, mbega n'umutobwo ngubwo urahari. Nta bibazo mbega tubakire nk'abashyitsi. Muradutumira se tuba duhari? Turabatumira rwose. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mwigire mu byanyu, Imana ibahe umugisha rwose. Matsiko ntabwo uzasubira muri? Oya ntabwo nzabisubiramo. Tuziranye? Nabiseze mbitaye muri aya mazi kuko buriya bavuga ngo yubatijwe uba wakira agakiza n'umwami Yesu. Umwami n'umukiza. Yego ubu niwe nakiriye ibyaha byose by'ubutinganyi by'iki byose mbitaye muri aya mazi. Ibyaha byose abona itariki ukwezi kwa gatandatu ubu bitaye mu mazi. Ubu ngiye kuzambwiriza nerera imisozi nsenge ngene mvuga ivuga butumwa, wenda sinzaba ndi umuhanuzi cyangwa iki, ariko ngiye nzagenda mvuga ubutumwa bwiza bw'Imana kuba imvanye muri ibi bintu. Hema benshi byananiye. Yego nkayige byamunaniye, harimo n'abundi tureke wenda kubavuga ba Jad n'abandi byabona ko ngewe mbiretse. Yego ni ukuri kw'Imana. Ibintu wabagamo by'ubusazi n'ibiki urabiretse? Byo ndabiretse. Ikintu ngomba kuzikorera Imana, nkaba Imana izama n'umufasha, tukabana tukazakora n'ubukwe bakabubona, nkasizana byeme n'amategeko rwose. Yego nta baza muze muze uraho? Tunezerewe. Ibitagaza bya bintu muraho amakuru ni nta watariko
twari turaho reka mbafatire reka dufatire muze mumeze neza ntawazi namwe ku mubatizo ni se twese tugomba kubyitabira ababishaka waje kubatirisha njyewe se yewe nanjye nabatijwe nawe wabatijwe turanezerewe yego reka dusoze ikiganiro yego ibindi turabikurikirana ubu tugiye mu rugo kurya no kwambara nyine banyambike undi mwambaro mushya nkuremo ingi nyine abana yatose ndanakonje kandi namwe tuba tumemuze dusangije ibindi tuzabireba niba ari ibyanyabyo koko tuzabireba nta kibazo murakoze yego nanjye reka mbashimire cyane mwakoze kugendana nanjye murabona ibirenge nambaye ibirenge nanjye nemeye njoka amazi kugira ngo nkurikirane amakuru nagombaga kuyakurikirana nyine gatanu ku kandi kuko nicyo mubereyeho twari hano ku mubatizo matsiko ari kubatizwa n'abasaza babatizwa n'abasore n'abakecuru bose babatijwe hano ibintu byagenze neza matsiko rero yagarukiye umwami n'umukiza ntago azongera gusubira muri bya bintu yirerwagamo ijandikamo reka tubisengere kuko hari igihe ubatizwa ariko wa mubatizo ukakubera imfabusa ariko reka dukomeze dusenge cyane tubisabe ko umubatizo abatijwe utazamubera imfabusa nanjye rero ndahari kugira ngo njye mbabera hafi mbakurikiranire amakuru yose gatanu ku kandi ndabakunda cyane ni Saduna Manzi.